Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye. Nyuma yo kuvuga ku bimenyetso bishobora kukwereka ko ubwonko bwawe burwaye, numvaga uyu munsi byaba byiza ko twavuga ku bintu, ibiryo n'uburyo bwagufasha kurinda ubwonko bwawe ngo butazajya burwara cyangwa waba warasanze hari ikimenyetso kigaragaza ko burwaye, ibi biryo bikaba byagufasha kugusinga kugira ukire vuba. Ntekereza ko ibi bintu abantu benshi badakunze kubivuga ariko reka tubivuge vuba vuba mu gihe cy'iminota 10. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri like ahantu hameze nk'aka, kanda okay, wakanze, kanda no kuri subscribe nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, maze dukomeze. Mbere yuko wenda dusobanura ibiryo byagufasha byafasha ubwonko bwawe gukora neza, reka dusobanure gato uko ubwonko bukora kuko abantu benshi ntabwo babizi. Ubwonko bufite ibice bibiri, hari igice bita cortex, bita cerveau cortical, hari n'igice bita cerveau végétatif. Ni ukuvuga hari igice cyitwa partie corticale na partie végétatif. Partie corticale ni igice cyakira amakuru igihe nyine tudasinziriye, kubona, kumva, byose ibyo tubona, ibyo twumva, iyo bagukozeho ukumva, byose bijya kuri cortex. Noneho hari partie végétative. Partie végétative ni bya bindi ni igice cy'ubwonko kiri munsi ya gice kiri kuri cortex. Icyo gice rero kiri munsi nibyo bikontrola ibindi, nibyo bikontrola uko amara yacu akora, uko duhumeka, uko umutima ukora, uko impyiko zikora, n'ibindi byose biba igihe tutabizi. Tuvuge nimba umize amazi ubu ngubu, wowe upfa kuyamira gusa, igihe kugira arenga umuhogo wawe azagenda agere mu gifu kugeza asohotse, ibyo nta ruhare ubigiramo. Impamvu utabigiramo uruhare ni uko cya gice kiri muri cortex végétatif, muri partie végétative y'ubwonko, aribyo bihita bifata amakuru bigatangira gukontorora uburyo biramanuka, uburyo igifu kirabisya, uburyo birakuramo vitamine, amaproteine n'ibindi byose. Ubwo rero ni uko ubwonko bukora. Ibi rero biri hejuru, iyo partie corticale, akazi kayo ni ukwakira amakuru, noneho ubwonko bukayantegra, bukayabika, noneho bukaza kuyakoresha. Kugira rero ubu bwonko bukore, biba bisaba ko habaho amaconnexion, ibyo bita amaconnexion neuronale. Connexion neuronale ni ukuvuga hari akanyangingo kamwe tuvuge naka gahuye n'akandi kanyangingo, aka kanyangingo gahura naka, hari ibyo bita ama axone. Ama axone rero ni nk'amasinga y'amashanyarazi, nuko bigenda bifatanya. Kugira rero aya masinga, iyi connexion ihure iyi connexion ibiri icyo bita gaine de myéline. Gaine de myéline ni nk'uko wafata urusinga hakabaho ya kushe iba hejuru y'urusinga. Iyo kushe yo hejuru rero mu bwonko bayita gaine de myéline, niyo ituma amakuru yihuta hagati y'akanyangingo kamwe n'akandi. Iyo rero habaye ikibazo, cyane cyane iyo habaye ikibazo hagati y'izo connexion, niho ushobora kugira ibibazo, ugatangira kubura ibitotsi, ugatangira kujya wibagirwa, ugatangira kujya ugira ibindi bibazo, noneho byakomera cyane, akabwo watangira kwituma utabizi, cyangwa kwihagarika kwinyaraho, cyangwa n'ibindi byinshi, kudasinzira, kurotaguzwa n'ibindi byinshi. Ibi rero, ibi biryo tugiye kuvuga aha ngaha ni ibiryo bifasha ya gaine de myéline gukora neza, kugira iyo kushe iba izengurutse ayo maconnexion, cyangwa ibyo twakwita ayo masinga, kugira iyo kushe yongere iremwe neza, kuko iyo kushe hari igihe ishobora kugabanuka. Iyo igabanutse rero ku bwonko ahantu henshi, cyane cyane ku bantu banywa inzoga cyane, nibwo ushobora gutangira kwibagirwa, ukajya ubura ibitotsi, ukajya ugira ibibazo byo gufata imyanzuro, ibintu byinshi cyane. Ibya mbere rero bishobora kugufasha mu byo kurya ni amafi. Iyo tuvuze amafi rero, ni amafi, twa dufi duto duto, sambaza, tilapia, salmon, n'utu dufi tuba mu masardine. Aya mafi abamo ibinyamavuta
bwitwa omega 3. Iyi omega 3 nibyo biryo by'ubwonko nimba ariko twabyita. Ibiryo by'ubwonko bya mbere ni isukari, kuko ubwonko mu byo bikoresha cyane ni isukari, ariko bya kabiri ni iyi omega 3. Iyi omega 3 rero ifasha gukora ya kushe ya gaine de myéline nk'uko twabisobanuye, kugira amakuru ajya agenda hagati y'akanyangingo n'akandi, ku buryo nk'umuntu w'umunyeshuri cyangwa umuntu ushaka kwikonsantara mu bintu bisaba gutekereza cyane, agomba gufata regime y'amafi igihe cy'amezi nk'atatu nk'abiri, kugira noneho ya gaine de myéline ye ikore neza, ibe yujuje ubuziranenge, noneho azagende asitoka amakuru neza. Icya kabiri ni avoka. Avoka nayo usibye ibinyabutabire bibamo, usibye imyunyungugu bibamo, ariko nayo ibamo amavuta meza cyane bita omega 3, nayo yagufasha. Ibindi twavuga ngaha ni imboga rwatsi cyane cyane. Iyo tuvuze imboga rwatsi, icya mbere ukwiye gutekereza ni brocoli. Brocoli ni ibintu bimwe bimeze nk'amashufleur ariko by'icyatsi. Iyi brocoli iyo uyiriye nayo ibamo ibintu byinshi, ibamo sulforaphane, ibamo vitamine B12, ibamo imyunyungugu myinshi za magnesium, kandi iyo myunyungugu niyo ifasha ya makuru agenda hagati y'akanyangingo n'akandi, niyo ifasha ya makuru kwihuta cyane. Ibi ngibi bikaba byagufasha kwirinda kuba warwara indwara zo mu bwonko. Ibindi hari epinare, hari dodo abantu basuzugura, hari seleri, hari isogo. Imboga z'isogo abantu benshi bavuga ko ari imboga z'abakecuru, ariko izo mboga ni imboga zibamo imyunyungugu n'ibinyabutabire byinshi cyane n'amavitamine menshi cyane, yagufasha kukurinda indwara zitandukanye. Ikindi twavuga usibye ibi ngibi, twavuga beterave. Ushobora kuyinywa, ushobora kuyishyira muri blender ukajya uyinywa nka jus buri mu gitondo. Ibamo vitamine B12 nyinshi cyane, kandi vitamine B12 niyo ituma umubiri ukora iya gaine de myéline, noneho gaine de myéline igakorwa neza, ubwonko bukaba burinzwe ku buryo bwakora neza cyane. Ikindi mu bushakashatsi bwagaragaje ko umuntu uriye shokora, cyane cyane shokora noire, yagufasha cyane kurinda ubwonko bwawe, ariko igufasha no kubustinga memoire. Usibye ibyo ngibyo, muri shokora noire habamo icyo bita phenylethylamine. Iyi phenylethylamine rero ni ikinyabutabire kikurinda stress. Nimba wiriwe mu kazi kenshi cyangwa uri mu mihangayiko runaka y'ubuzima, iyo uriye shokora noire iragufasha cyane, ituma ubwonko bwawe bukora ka dopamine, ukumva akanyamuneza, ugahita wibagirwa izo stress, izo depression uba urimo. Ikindi rero tugiye kuvuga ngaha ni ikirungo, ni curcuma. Curcuma rero ushobora kubibona mu mabutike, tuba ari udufu tw'umuhondo. Udufu tw'umuhondo rero ushobora kutwongera mu byo kurya, natwo turafasha cyane. Ikindi twakongeraho ni ubunyobwa. Ubunyobwa usibye poroteyine zibamo, ubunyobwa buba burimo ibinyamavuta byiza cyane. Ibinyamavuta birimo ya omega 3, birimo ubundi bwoko bw'ibinyamavuta bifasha ubwonko bwawe gukora neza. Rero ubunyobwa ushobora kubuhekenya aho ugiye hose. Tuzi ko mu Rwanda ubunyobwa buboneka cyane, ushobora kubuhekenya igihe cyose uboneye ukaburya. Bufasha ubwonko bwawe gukora neza cyane. Ibi ngibi rero icyo wakongeraho ni ukunywa amazi ahagije, kwirinda inzoga no gusinzira neza. Tuzi ko umuntu aba agomba gusinzira byibuze hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8. Rero ugomba kubaha, nubwo waba wariye ibi byose, ikindi gifasha ubwonko kuruta ibi ngibi byose navuze ni ugusinzira neza. Ukwiye gusinzira ukabyubaha, ukanywa amazi ahagije, ukirinda inzoga, kuko inzoga nicyo kintu cya mbere cyangiza ubwonko bwawe. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, kuri like. Wibuke gukanda kuri like, ni akantu kameze nk'aka, nawe utaha. Bye bye.